abadufasha mu rugo, abadufashaga koza imodoka zacu, bari abantu bose babaga bafite kabisa vibe ya Jay Polly. Kumva umuntu ari koza imodoka ariko ari muri hip hop, kumva umuntu ari guteka ari kumva Jay Polly. Aho ya strugglingaga muri prison yaravugaga ati Mana mfasha. Iyo mbyutse bikemera ndaseka. That's my prayer. Nukuri. Abanzi barabizi iyo mbyutse buri gitondo ndavuga kera bakwitaga iki uteye nka minafeti biki. Warabimbwiraga ahubwo nkumva yuko uri wakoze minafeti namuhaye inspiration yo kuyikora. Wari ubizi uri umwana ikivuga? No kuva nta nubwo nzi yari ariko naje kuyimenya ndavuga nteko ni nabyo. Ese warabeshye? Nese ubwo waje kwibwirwa n'icyali? Nagiye kuyisura mu mujyi. Sure. Mfasha. Mbona uwayubatse yandebeye. Igihe nzemera Aline ko ari kibi kizaba kibi kandi nikiba kibi kizaffect ububi bwawe. Kuba ndi mubi biterwa n'amaso wandebesheje wenda ufite miyopi. N'amafite dodani. Imiterere yanjye nyibyaza umusaruro. Nese wowe uteye neza hari umuntu avuga ati Mana we kirongorwe nanone kandi ataza amakuru. Ubukwe bwanjye sinibaza yuko ngera mu ndege bakanyubaha kama sentire ebyiri aho ngeze hose babandeba. Se urabona ukuntu ngana, mind your business we surangana. Iyo umuntu ambajije ngo ariko ari ne we ngo byabiheri byawe ntibyabiheri byanjye biri mu kazi. Seri kuki ureba umurari. Baragukunda ndabizi neza ariko hari nabandi batinya umuntu bitaline ngagira amahane. Ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi bihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze mumerere mu mande zose z'isi. Ndabasuje cyane abantu bari mu Rwanda, East Africa, ntago nakibagirwa abantu bari muri diaspora. Kuri nanjye ndabakunda uko namwe mudahwema kungaragariza urukundo. Umunsi yo twasuye umumama mwiza cyane, muramubona reka mvuge ngo cyane atangiye smiling. Benshi muramuzi akaba ari Aline Gahongayire. Ali tubahaye ikaze. Murakoze cyane. N'amakuru ni meza. Meze neza. Ukuri ndanyuzwe. Kambanze nkubwire ngo you look good. Thank you so much. Urasa neza koko. Urakoze. Muri comment baraza kutubwira ntangiye nkubwira ko usa neza cyane. Ko wari warabuze. Shana wabibonye akazi ntikaba koroshye. Yego. Project nyinshi nyine bibaho urumva nyine noneho hari igihe twagize tudakora ariko nyine igihe tubonye yuko Imana itangiye kongera kuduha ibindi bihe nyine ubitukora cyane kubyaza umusaruro. Abakunzi banje rero nukuri uyu munsi wa muntu muhora mu ntuma muri comment njya nzisoma abantu bose bakayandikira atari kuse Aline Gahongayire waramutuburiye tubabaruza comment zanyu none uyu munsi ari imbere yanyu. Hanyuma Ali wenda benshi bakomezaga abantu mu muntu hari nabambwiye ibibazo nzakubaza ni nkubona uyu munsi mfite amahirwe yuko twicaranye. Mbere na mbere ndabanza kubaza uri umuntu ukora injyana nubwo ukora gospel. Ndakubaza ku muhanzi uherutse kwitaba Imana yari umuntu Jay Polly. Wamufataga gute nubwo wenda rimwe na rimwe mutakoraga injyana zimwe? Joshua kugewe abahanzi bose muri rusange cyane cyane abahanzi nyarwanda dufite icyo dupfana. Dupfana umuziki n'abavandimwe banje, message itandukanye ariko buriya music is the same. Nabyina gutya nawe akabyina gutya. So ariko nyakwigendera Joshua kuba mvuga nyakwigendera n'ibintu biri weird ariko ngewe nagize amahirwe igihe kimwe kuko uko Imana intije amahirwe mba ngomba kubakunda kandi nkabagira inshuti. So Jay Polly rero kera l'époque twagiraga ibihe ntago nzibagirwa igihe kimwe twagiye kuririmba i Butare muri université noneho sinarinzi wa Jay Polly wari. So ndabyibuka twarajyanye mbahaye lift twari tugiye mu gikorwa ntibuka neza noneho narimbaga indirimbo yitwa Wandemye numva niyo yakubitaga icyo gihe. Noneho mvuye kuri stage Jay Polly agezeho bavuze ngo Jay Polly abantu barasara ndavuga si uyu muntu twari turi kumwe no nkumva urabishuti yanjye tu. So mbona uburyo public imukunda mbona uburyo akunda public akenshi
ibintu amagambo yaririmbaga imirongo ye nubwo zimwe na zimwe slang ntazumva ariko n'ibintu byari bifite ubwenge rero kuba Jay Polly yaritabye Imana twabuze intwari twabuze umuntu ukunda benshi umuntu wasubijemo ibyiringiro abantu benshi nko kubona abantu bamwe na bamwe badufasha mu rugo abenshi wenda barabizi ko ngenda bibona abadufasha mu rugo abadufashaga koza imodoka zacu bari abantu bose babaga bafite kabisa vibe ya Jay Polly kumva umuntu ari koza imodoka ariko ari muri hip hop kumva umuntu ari guteka ari kumva Jay Polly no kuvuga ngo twabuze umuntu ukomeye cyane ariko nyine Imana nta makosa igira Jay Polly yagiye kare niko twabivuga ariko Imana idahemuka izibuka imirimo myiza yakoze akomeza aruhukire mu mahoro amen hanyuma yitabye Imana amaze gukora injyana ya gospel yitwa ubutunzi ndetse abenshi bavuga ko byari nko gutegura inzira ye wowe ubifata gute aho yaririmbye amagambo akomeye Jay Polly ntabwo ari n'indirimbo yonyine yari afite gusa hari ukuntu abantu I don't love to judge I don't like to judge ariko buriya Jay Polly sinibaza ko ari indirimbo nyine yari afite kuko umuhanzi wese n'abakiriho bafite indirimbo z'Imana ni gake cyane nako ntibibaho ni gake cyane umuhanzi ajya kuvuga ngo ngiye gukora umushinga album adafite indirimbo ishima Imana nubwo tubabona uko ushobora kubabona ariko bari abantu bakunda Imana rero kuba Jay Polly yarari mu rugendo rwo kuririmbira Imana siyo ndirimbo yonyine yararirimbye Jay Polly muzari indirimbo zo mu bitabo Jay Polly n'umwana wavuye mu bakristo ntabwo ibyagakiza cyangwa iby'Imana yabyumvishije akuze mama Jay Polly n'umukozi w'Imana ni Joshua yari Joshua no kuvuga ngo rero ntabwo navuga ko ari yamuteguriraga ariko wenda niyo mpano kuri twebwe Imana yemeye ko dusigarana ariko ntabwo ari byo byateguraga urugendo rwe kuko nkuko nabikubwiye Jay Polly yagiye kare ariko ntabwo ari yo ndirimbo yonyine kuko nzi ko wenda mu mutima we afite icyo yavugaga aho yastragoringaga muri prison yaravugaga ati Mana mfasha yego Mana mfasha burya tujya tumenya aho umuntu yacumuriye ariko ntumenya aho umuntu yihaniye ntumenya aho umuntu ahurira n'Imana mu marira ya Jay Polly yavuze ati Mana mfasha muri prison yaravugaga ati Mana mfasha abafana barankumbuye abana barankumbuye families waiting for me Mana mfasha so iyo Mana rero yari kiri kumwe nawe kandi nakundi ukwihangana uri umuntu ukunda gukomeza abantu ukababwira amagambo ukabegera ukababwira ati ndagukunda ijambo ryawe akenshi ukunda gukoresha kubwira umuntu ndagukunda waba waramwegereye wenda akiriho ukamubwira ko umukunda cyangwa se ukunda ibyo aririmba ayo mahirwe ari vuba cyane ariko bose barabizi ibe n'abandi ibe ba Pifra ibe ba Magic the Black ibe n'abandi batandukanye gukunda cyangwa se kuvuga iryo jambo mba numva ari inshingano nahawe kuri iyi si ntibikagutungure ngo hamagaye nkakubwira alo ndagukunda ugira umunsi mwiza ntabwo ari bo bonyine nkunda kumva yuko urabona iyo uvuga iyo uririmba ubutanga energy ese wowe uraza kubona iyo energy back when so kuba Jay Polly ntago nari mperutse kumubona cyangwa se kubyitaho cyane ariko yari muri project yanjye nzabagezaho vuba hangaha ariko still Imana ibyibuke n'ukuri Imana yibuka imirimo kandi ntago tuzi nyine hari ahantu abantu baba bagiye uko bimeze ariko twiringira yuko twavuye mu butaka tuzasubiramo so rero even if ntabimubwiye ariko my fellow artist I love you all ndabakunda mwese I mean it kuko nzi energy mutakaza uzi hari igihe abartiste hari ukuntu mubona ariko to keep that standard biragora kubera ubushobozi hari igihe ugira crise ukabona utari bubone ishene utari bwambare style bigatuma wumva yuko you are alone kandi ufite abantu bagukomera amashyi ariko nta support so wherever you are ni wowe ufite amatwi uri kumva niwe muzima my fellow artist ndabakunda kandi muri abantu b'ingenzi mu maso y'Imana ndetse no ku mutima wanjye ukuri ndabikunze cyane kubwira abantu amagambo meza bakiriho uyu munsi usanga abantu ngo iyo umuntu apfuye yari bwamubwira amagambo meza ariko uyu munsi wowe ubwira abantu ati ndabakunda ku buryo umuntu ntabwo yabura ikintu yazakwibukiraho hanyuma uri umuntu uhora asmiling ibihe byose n'abaline isaseka mbese usanga uri
navuga umudamu w'umunyembaraga abantu benshi bakunda kwibaza ese Aline nta bibazo agira njye biborera mu ma comments ese uyu mama kahura ngaseka ahura yishimye ngo yagezeyo iyo comment nigize kuyibona ngo nuko yagezeyo nyamara muri isi nta muntu ubura ibibazo imbaraga uzikura he ni gake cyane umuntu ashobora kubona warakaye ndashima Imana mbere na mbere kuko mu bibaho byose duhore dushima ibibazo ndabigira byinshi cyane kandi bihora bikomanga ariko ntago ngomba gusa n'ibibazo ikintu magaciro mu buzima bwanjye gikunda kumfasha nubwo naba narwaye nubwo naba ntahembwe nubwo naba napfushije ariko ikintu magaciro mu buzima bwanjye iyo mbyutse bikemera ndaseka that's my prayer abanzi barabizi iyo mbyutse buri gitondo ndavuga barabimenyereye ngavuga bamwe bakabaza usekejwe n'iki ndabyutse biremera ntabwo umuntu aseka ubusa ndabyutse biremera ujye ubibona muri comment yago ariko se ngo uyu mugore ahora aseka ahora agira iki impamvu ntabwo barenganya kubera yuko nabo ntabwo barasobanukirwa icyo kintu ariko umunsi basobanukiwe icyo kintu bazaseka suko ibibazo birangiye suko amaganya arangiye ariko umutima unyuzwe impamvu umutima unyuzwe uzi ibyo nshaka n'ibyo nifuza ababifite ariko yagize gutya wenda biranga ariko nge ndabyutse biremera umwuka ntakodesha umwuka ntasabira credit muri banki umwuka ndawufite nubwo naba mfitemo bombone ariko kakuka karacyahari igihe cyose uzabyuka rero bikemera ujye uvuga ngo n'ibindi biraza kwemera kuko ibibazo byo Imana yaduhaye imbaraga iravuga iti muzahura nabyo ariko no muri byo nzabarindiramo ikintu cya mbere mpa agaciro nuko mba nabyutse bikemera n'uyu mwuka mpumeka nuko ndi muzima I'm alive hanyuma ari uri umuntu njya mvuna akenshi sorry ndakubaza uyu munsi nazindutse merci ndetse uyu munsi uri umumama navuga ngiye kuri njyewe ndavuga nkanjye bitarimo buryarya taye yawe ndayikunda ugasanga uri umuntu wiyambarira imyenda donc itandukanye uri free wariyakiriye ariko uyu munsi ari igihe ubura n'umuntu akubwira ngo uyu mwenda sinawambara ibiki naje kumva ndagukurikira cyane uvuga ngo kera bakwitaga iki uteye nka minafeti biki Aline yise yiyo karaseka hanyuma wabimenye ukuze cyangwa se wasobanukiwe umuntu kuko hari igihe umuntu ashobora gukomeretsa umuntu njya mbibona ngo iki kintu ni kibi ni igiki ariko nza kubona kuri umwe mu barwanyisha abantu bakunda kubwira abandi amagambo akomeretse imbaraga wazikuye hehe actually nukubera yuko wowe ntiwandwanye ngo bikunde nuriya ntiyandwanye ngo bikunde uwandwanye bigakunda ningewe intambara y'ubuzima bwanjye singe na Rose intambara y'ubuzima bwanjye si comment intambara y'ubuzima bwanjye ninge Gahongayire Aline igihe nzemera Aline ko ari kibi kizaba kibi kandi nikiba kibi kizafekta ububi bwawe kuba ndi mubi biterwa n'amaso wandebesheje wenda ufite myopi wenda ufite myopi yawe rero birakoreka ibyo nge nabona Aline tufite myopi yes ariko ngewe nka Aline amaso yanjye aranyereka iki anyereka nicyo mpa agaciro uko neye kose ndi muri album y'Imana ibyo byose muri album ntago ufite amafoto cyane yes naba ncuramye naba ncuritse naba ngize gutya ariko se what about Aline so I love myself kuko ntago natanga icyo ntafite so igihe cyose rero mpita mvuga nti Imana ariko nawe uzi kurema uzi kurema kuko igihe cyose uziyanga ntawe uzagukunda ariko nunkunda ni inyongera yuko nikunda iyo mvuye muri salo ndabwari nurabereye pe ndabona navuye ntago ari uyu munsi ariko nyine igihe cyose cause I love nkunda gushimisha Aline kuko tuzapfana kandi uyu mubiri n'Imana yantije naba mfite dodani byose ibyo byose ni ibintu biza kandi ni pafu ntago rero nshobora kwemera yuko umbuza amahoro imiterere yanjye nyibyaza umusaruro nese wowe uteye neza ngiye ariko nshobora kuvuga ntari kubura ndaberewe burya ikintu umuntu areba bangaye bateye neza badafite ubwenge ni benshi cyane ariko ibi biri ravuga ngo ushaka ubwenge ushake n'ubuhanga ibintu uzabyongererwa
eske ubwo koko ngiye gushaka n'abashinwa barabyoroheje byakoroha biriya byose ariko ikintu nshaka kubwira umuntu wese ntuzemereye ko undi muntu akurwanisha amagambo ye kuko mu muntu harimo puberi nyinshi reba puberi iri muri ngiye nyigufunguriye wakwiruka so ntukemerere kwakira puberi y'undi muntu ahubwo ujye uvuga uti no I'm not a dustbin ntago ndi puberi nzu wondi iyo uzuriwe rero ntago uba ugikomeretswa no kuvuga ngo cya kindi igikize ni ikitorosho ibyo ari byo byose dufite ikintu Imana yaduhaye gisa ni waba ufite imiterere myiza naba mfite imiterere mibi waba umeze ukuntu tuva amaraso y'umutuku cyane uko biri kose rero dufite ikintu kidutegereje mbere yuko sasa icyo kintu kintegereje kigera igihe cyo kugeraho reka nenjoying ubuzima kuko urupfu rurantegereje so why do I have to kukindwikururira urupfu nshatse kuvuga ntago ari ko kundi umuntu bamushyingura hari abapfa bagenda cyane kambwise ko wabuze ngo shanga ubuse ngo ingano yanjye wanajya mu bukwe ese ko wabuze we ngo shanga akaboko kanje nyine ngo ndambara nago nakambara decorte reka nkubwire fata ako kaboko kabwira utariko we nyine ninjye ugafite ndi ikiremwa kidasanzwe cyane kandi umushiti wanjye akunda kumbwira amagambo meza nyine ni ikiremwa kidasanzwe aranasenga akabwira Imana ati Imana ugomba kumenya ibintu bidasanzwe ndi ikiremwa kidasanzwe yego ngera mu ndege bakanyubaha kama sentire ebyiri aho ngeze hose babandeba glory be to God so mwisi rero ukuntu kose uteye vuga uti Imana warakoze kandi ibintu byose birashoboka nigize kugira 119 ndongera ngira 74 ndongera ngira 65 uyu munsi ndabikontrola uko nshaka ariko sinari kubikontrola ntarabona umwanya wo kwireba ntarabona umwanya wo kwikunda so love yourself ibyo abandi bazaza byose ni inyongera z'icyo wewe wihaye hanyuma wigize kugira défilé de mode nakoze défilé de mode plus size fashion show yego icyo gihe nyine byari too much abantu banini ubona ntacyo bagira ko ari munini ariko ashobora no gukora ibintu binini cyane koko se urumva ingo nyinshi zigatandukana ngo madamu ngo yarabyine se nyine umubiri ni iki ni elastique umubiri nyine urakururuka umubiri ariko ntabwo ikiza ari kumubwira ko ari ikintu ahubwo ikiza muha agaciro numara kumuha agaciro azakubitamo ikanzu nigera kuri apartment ya mbere hagarare uvuga ati Mana yanjye regime ariko ntabwo uzambwira gukora regime Alina ku apartment ya mbere kuko abantu benshi bakunda kubabaza abandi bazi ko ari blague ese urabona ukuntu ngana mind your business we surangano ali uzima mbona kikubajije hari umwana nanjye w'umushiti wanjye yarambwiraga ngo yagendaga byibuha ngo noneho ukatashye nyina ngo ubusurarya ngo ubusurarya ngo mbese ngakamubwira ubona ko ari kumukomeretsa wese kurya ese ibaza ariko nk'uwo muntu ubwe ngo reba ukuntu ngana ngo ubusurarya nawe uzamatsi wowe se uzapfa umwana byagezaho ajya kurya nko muri restaurant agataha ati ntago ndi burye kandi yamaze kurya desha kumubwira ntabwo ninjye ukwiye kurya kuko parti ziri muri nge zikeneye byinshi cyane ujye umenya icyo usubiza no sense yusubiza no sense ntabwo no sense yemera kubabara iyo umuntu ambajije ngo ariko ari ne wengo byabiheri byawe ntibyabiheri byanjye biri mu kazi none se nintabigira abadermatologue bazakora iki reka mbigire nzabaye kashi bakore niba byaje kuko ntuzi cyateye umuntu icyo kintu shobora kuba mbyibushye kubera ko mfite ibibazo shobora kuba wenda uyu munsi ijisho ryanjye ryabaye gutya kubera ko mfite stress nguha umwanya wo kwiyongera se oya ndi kwivura seri kuki sigaye ureba umurari ni ibintu bigiye kuzaduka bishyashya kugira ngo nivure don't stress myself kuko ibi stress mu muntu ni kure kereka Alina ambwira ati sha umurari urakwishe namubwira nawe yambwira ari calm toi ni fashion turagura marinette ariko ntabwo nshobora kwemerera umuntu kumbabaza aho kugira ngo umbabaze wowe uzababare ari uskuri serieuse wa yes aho kugira ngo umbabaze nawe babara niyo mpamvu wara wisekera I have to sheri ngomba guseka paka last cause sheri na muntu guseka nishimwe nukuri pe guseka nishimwe kuri nge ngo ariko kirira icyo hari ibyo hari banga nziranyeho n'Imana hari n'igihe nibuka ko hari ikintu Imana yambabariye hari n'igihe nibuka urugendo rw'Imana nkavuga ngo reka nseke reka nseke ni ukuvuga abantu barababariye kera bajyaga gukomeretsa ngo utehame na fete nako nta n'umuntu wigize njye yambabaza ubuse wambabaza ute ko oya ukiri umwana donc ukaza kubimenya nubwo waburi igiki warabimbwiraga ahubwo nkumva yuko uri wakoze minafete namuhaye inspiration yo kuyikora wari ubizi uri umwana ikivuga no kuva no nta nubwo nzi yari ariko naje kuyimenya ndavuga nako ni nabyo ese warabeshye nese ubwo waje kwibwirwa n'icyali
nagiye kuyisura mu mujyi sure mfasha mbona uwayubatse yandebeyeho ariko ariyo ransi why do I have niba ushobora kumbwira icyo kintu reka ndebe sansi bimbwiye yego reka ndebe sansi bimbwiye wenda bimbwiye ushaka kunsherisa cyangwa ushatse kumbabaza wisiga umwanya wo kumbabaza hari n'ubikubwirana umutima mwiza nk'ababimbwirega ntabwo ari abantu bakorese so metante minafete ngavuga ariko minafete mwazayinyeretse byibuze narayimenye maze kwimenya ndavuga ariko wayubatse ashobora koko yaraje gusura mama cyangwa kande bakavuga ati ariko ntabwo ushobora kubiha umwanya wo kumbabaza ahubwo biha umwanya nka create blague ukeri icyo waba cyose nahise kuba uteye nk'ikintu se byakubujije kuba umuntu ubusi uyu munsi ntugiye kwicara ukumva ibyo ndi kuvuga yegora kubera ikisa agaciro nihaye cyane kuko I know who I am ijambo ry'Imana avuga ngo naremwe mu buryo bw'ibitangaza uburyo buteye ubwoba cyane iyo urebye umuntu answa umuntu agatangira ari akagi cyane kakagi kakaza kuvamo akantu akatwi kakaza akishyo kakaje udusatsi tukaza uturaso tukaza udutsi tukaza nyuma y'icyo gihe cyose ukaza kuvamo umuntu ukavamo uruhinja rurira bakakwambereka pampers ejo ugatangira kugenda ugira gutya warangiza aho utangiye kumenya kugenda aho utangiye kumenya kwicara utangiye kumva amagambo ukemera ko umuntu akubabaza njyewe wabaye rusaro mu nda ya mama jamais ujye umenya yuko ikiremwa gikomeye cyane peu importe hari abantu bakunda kuvuga ngo jewe ngo mfite ubumuga nta kibazo ariko nabwo urinike kuko waremwe mu buryo bw'ibitangaza nicyo gitangaza cyane ntibikakubuze kugira icyo ukora ntibikakubuze kugira icyo uvuga ntibikakubuze kuba ugomba kuba we kuko waremye mu buryo bw'ibitangaza kandi ikindi wabyutse biremera cyane full stop hari akantu uvuze nkunze ati kandi umubyeyi wanjye uri mu kazi uri mu kazi of course Nstekereza ko abadizayina bakora imyenda minini barebera kuri bande ariko igihe cyose utarasobanukirwa icyo kintu no kwijera birakunanira cyane ariko ndijera ngira igihe cya regime nagira igihe cya regime kandi kugira ngo nyiguhe uranyishyura nyiguhe ngufashe yeah of course ibaze yeah nabyibuha kandi maze ukundi bubigenze mpita nkreye umwenda nkawambara kandi ukambwira ya kanzu zirahari ziragurishwa ukawugura so why do I have gufata ibyo ariko yenza kuba umuntu w'umunyabikomere nakwirirwa ndi kuvuga ngo baranyanga what about you baranyanga ariko ndikunda so tugomba kugira imyumvire itandukanye ukumva yuko abakwanga ufite ntago banga wowe ahubwo baragutinya yego akenshi umuntu kwanga ntago abakwanga abavuga turiya bigeze hatese abatinya ibikorwa bya ntuzanga umuntu kwanga ahubwo uzatinya umuntu ukora sintinya umuntu uvuga ntinya ukora ngo yavuze vuga dukore cyane ya ntago antuka umaze kureba tuvuge niba nkurikira umunyarwanda ukareba where we come from aho tuvuye aho igihugu cyacu kivuye aho kigana vision z'igihugu ukabibona byose uracyari umuntu uterwa ubwoba n'amagambo mejame hari ahantu Imana idukoya nayo itugejeje hari agaciro igihugu cyaduhaye niba ushaka ngo ngewe ngo ibyo bivuga ngewe narakabonye ndacyakabona uyu munsi umukobwa ari kumbaza interview kera se umukobwa yarigaga ariko uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa nkawe wambaye neza gutya ufite cano yawe iraho haleluya reba rero ikintu ngo bambuze dushime bana hita turirimbira kandanyuzwe oya nawe yiririmba oya dufatanya ari kubera ko ni indirimbo nabonye ifite abantu benshi umuntu wese imaje indirimbo ya Aline ahita avuga ndanyuzwe ya ndanyuzwe kandi nayo ni indirimbo y'abantu bose nyurwa uko biri kose nyurwa kuko ibyo ugezeho nta ruhare wabigizemo cyane nubwo warigizemo wenda 0.1% ariko ntago warugizemo uruhare kuba bikunda ntago ari uko hari icyo watanze so niyo mpamvu rero kuvuga ngo Uwiteka nje imbere yawe ciye bugufi mfite byinshi byo kukubwira bikoreka mpitemo kimwe sukwamarira yashize sukwibibazo birangiye umutima uranyuzwe ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbo ibihumbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye
rigushima. Wow. Yeah, None se yari abantu benshi baragukunda ndabizi neza, ariko hari n'abandi batinya umuntu bita Aline ngagira amahane. Ibyo bintu babikura hehe? Ngewe ngane n'abantu benshi bavuga ejo ndari bunabwiye ati nzakorana na Aline. Wa mutamukira amahane. Yeah, biterwa amane bayakuraye. Birashoboka kubera yuko nawe nshobora kureba gutya nkavuga kugira amahane. Bose se babikubwira? Yego. Nundi barabimubwira. Ariko uwo muntu nyine nkuko nabikubwiye. Burya ikintu cyica abantu ntabwo ari cyo babonye cyangwa bagize nicyo bumvishije no bakakira muri bo. So ushobora kuvuga uti uriya mugore uvuga ibintu biri direct, ibaza umugore ushobora kuvuga ngo aho kugira ngo akomereke ngo ngiye nkomereke kubera bitewe n'ibihuturutsemo utari kuri mugore agira amahane. So bivuze ngo rero interpretation y'ibyuzi cyangwa se y'ibitekerezo byawe ntago ndi prisonnier yabyo, ntago ngenda umufungwa w'ibitekerezo byawe, ariko nge ndiyizi. Wese ko twahuye wasanze ngira amahane? Oya nukuri. Okay, so nuko nagusabye ikiganiro ukakimara nta mahano. Anyway bituruka nyine nibyo nakubwiye. Umuntu ashobora kuvuga ati usanga abantu benshi ngo nguriya ngo unirasi, ariko biturutse n'iki? Biturutse nuko intekerezo zawe zaragiye ziragenda zikire ikintu muri ngiye kirangizishyira muri prison ahantu. Ujye byumva nawe? Ntabwo ari ngiye nyine, abantu bose ni ikintu cyo kigomba kitabayeho ntago turi normal. So singe nyine bibaho kandi singe nyine wenyine bizabaho, ariko icyo navuga no kuvuga ngo ariko se ubundi kubera iki ayo mahane yuriya muntu nuko nanjye mfite amahane ariko umurwanya mu ntekerezo. Ni cya kintu njya nkunda kubwira abantu ngo iyo uri umuntu uhora mu byo kwabakanaka yego ugira imagination nyinshi cyane kubera ko ntubona umwanya wo gutinda muri wowe. Yego. Kubera yuko niba koko ngira amahane cyangwa se uriya muntu agira amahane, ariko nifate party nziza yafite agira amahane ariko disatanga lift, fine. Ariko if you don't mind your business, ushaka cya kintu kibi cyambara nabe ariko n'iginda yambara ariko yasokoje neza cyane. So nukuvuga ngo uyu muntu igihe cyose ahora mu byo kwabakanaka ahora na side iri negative, kuko wenda amahane haraho bizagera akamufasha cyane. Urumva Kristo Yesu ni inshuti yanjye ndamukunda. Ageze mu rusengero asanga baracururizamo arabatimbagura arabakubita, ariko ntago byari bisobanuye ko Yesu agira amahane. Ariko nanone sinabwira wa undi wamubonye akubitana ko atagira amahane. Yego. Ariko ntago ari cyo gisobanuro cye. Ntago wahura na Gahongayire uri guhohotera umwana ngo nkwireke nubwo yaba ari wabyaye. Reka. So rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo buri muntu wese biturutse n'ukuntu bitekereza cyangwa n'iki byose. Ngewe nakwidefanda mvuga ngo ndiho ndaharanira uburenganzira bw'undi. Wowe ukaza uvuga ngo agira amahane ninshinze nibi ariko uzagerageza uvuga utapu biramubonyemo ariko hari ibindi binamubonye, ukure negative mu mutwe wawe ushiremo positive, uzatera imbere kandi bizafasha amaso yawe iyo mu bitekerezo cyane kudahuma. Hanyuma niziye comment ujye ubona ukicara ugaseka ati nk'umuntu wanditse ibi bintu nzi ko zitakubabaza yatekerezaga iki azi ko byankora. Sure ntago ushaka kubutanze nago nabona uwo mwa actually nago nge ndeba comment nabo dukorana wenda bo barabireba bakavuga iki kiganiro, ariko ngewe ubuzima bwanjye bwose buri singe ndeba comment kuko opinion yawe nshobora kumbuza gukora icyo ngomba gukora. Ahubwo kugira ngo ndebe izo comment, ahubwo nkunda wa wundi umbwira uti Gahongayire tuzahura ukaza ukankosora. Ariko ntago njya ndwana na clavier kuko nshobora kuvuga nticyagize gutya kandi ari clavier ndi gukora, nshobora kwandika comment ijana ndi umuntu umwe. So I don't have time yizo comments. So kuvuga yuko hari abandika ibyiza Imana ibaha umugisha, ariko wandika ibibi nayo Imana imumugisha barimo gukira. Ariko mu by'ukuri pe singiye kukubeshya ntago bashobora kuzimbwira abo dukora n'abanditse gutya hari umuntu ugukeneye. Akenshi iyo turangiza ikiganiro nshiraho nimero yo muri office waba ufite urgence cyangwa ushaka ko tubonana tukabonana, ariko ntabwo hari ibintu nyine umuntu akambwira ngo yengo comment nabyo nzi ntago njya atuka ni gahunda nihaye. Siko ufite Imana itangaje ni gake cyane umuntu akora ikiganiro ntagira amatsiko yo kuvuga ngo reka njye kuri comment ziriwe. Ni ingabire itangaje. Ibi ndi gukora ndi gutanga icyo mfite. Yego. Kandi icyo mfite nicyo mpawe.
kandi icyo mfite ntago nagusabye ubufasha bwo kugira ngo ntange icyo mfite none se kubera iki nta nubwo nabikoze kugira ngo mpembe yego nta nubwo nabikoze kugira ngo unyishyure none se ndakuripotingaho cyangwa ahubwo ndavuga ngo mana mu byo navuze niba navuze ibidakwiriye umbabarire ariko niba navuze ibikwiriye camo inzira mbona abatiyahura mbona abagira ibyiringiro mbona abakomera aha nicaye sindi uwa mbere sindi n'uwa nyuma hari undi uzaba hicaye so kubera iki se antuka nimva hano uzi gahunda mfite nyinshi zirankurikiye cyane ndetse ndabona umwanya wa comment kandi nanjye mfite kujera social media zanjye mfite kuri aba followers banjye ndashaka aba subscribe wabonye ko ngeze kure nkeneye kujera abantu duhura iyo ushaka ko duhura ngira Instagram live ku buryo nguha ijambo mfite emission yitwa Gwiza Amashimwe so aho turahura turaganira kandi sindabona umuntu ntuka kandi nubwo wantuka ubwo nzamenya yuko basindi umuravumba kuko nyine umuravumba ariko ukiri so ariko antuka ntabwo cawe oya li ujye wishimira ko 98% ari abagukunda hari umuntu wigize kuvuga ngo ugize inshuti 100% waba ufite ikibazo arega abakwanga sinibaza ko ari we banga ahubwo abakwanga bafite ibintu nkuko nabikubwiye mu muntu ni kure shaka kuba ndi kuvuga ati cya kigore kirata kiragarutse n'urugero kubera ko wowe wabuze aho wiratira hako kiriya muhozaho ariko nawe disibaguhaye uburenganzira wahoraho sibyo ubonye ayo mahirwe rero uwunyanga ntabwo namwanga kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo inezi hosha uburakari cyane ntabwo nzagusubiza cya kindi kuki njya kubikurwa ngo muri ngewe ntabwo nita kubanyanga ahubwo ngewe misiyo yanjye ni ukubakunda nkunda ntabwo misiyo yanjye ari ukubanga ngo kubera yuko ngo utankunda ntabwo nshinzwe kukwanga nge nshinzwe kugukunda nzi misiyo Imana yankunze kuko yakunze abari mu isi byatumye nanjye ndimo kwiga isomo ryitwa gukunda ntabwo rero najya gusibira kandi ndi mu isomo ryitwa gukunda ari usubizanye ubwenge n'ubushishozi byaneye ubwoba ngewe nakobeshye kuko hari uburyo uri kunsubiza nkumva mbaye convince ibisubizo byose uri kumva Imana ishimwe ubwo sinatangiye gufashwa karibu hanyuma hari abandi benshi bavuga ati Aline ni umudamu mwiza yaba ku mutima ku mubiri ati muzatubarize ubukwe bwe ni ryari uwo ni uwo mbarisha ubukwe bwanjye sinibaza yuko bazabimenya kubera yuko hari byinshi bintegereje hari ibintu byinshi ariko icyo nzi cyo nuko nishimye ubukwe bwanjye rero bizwi n'imiryango tuzatungurwa no sino gutungurwa ariko nekereza yuko ubuzima bwa Aline n'ubuzima bwa biri privacy ya Aline ntabwo ari ubuzima buri public nicyo kintu tujya dupfa n'abantu ukabona ni naho n'ibyo bintu byose biva ibitero so ubuzima bwanjye bw'urugo rwanjye buri muntu wese yubaha urugo rwe cyane rero kuri iki ngiki ubaha urugo rwanjye tuzi ko tuzabigenza ni ibintu bireba imiryango so ni ibintu byacu ni ibintu biri privacy ariko wifuza kwishimana nanjye nukura zishimira haravuga ati amina unsengere ariko ibyo ngibyo ni ibintu biri privacy no kuvuga niba kanakunde kubikubaza abantu ndavuga abakunzi bacu cyangwa abantu bakunda bumvireho oya uzababuze kubera yuko nyine buri muntu wese abazi icyo ashaka hari umuntu avuga ati mana we kirongorwe nanone kandi atazi amakuru ariko amakuru ni meza rero ubukwe Félicitations. Yes, ni byiza biraryoshye. Nze kuvuze ngo amakuru ni meza. Yes, amakuru ni meza. Tekereza yuko amakuru ni meza ko icyo nshingiraho mbivuga si urugo kuko n'igihe ntari ubuse ndufite ngapfa. Amakuru meza mvuga nyashingira ko nabyutse bikemera. Ndahumeka sheri. Kandi iyo uhumeka byose birashoboka. Niyo mpamvu ntugasuzugura umuntu. Ushobora kubona umukobwa ukabona afite imyaka 40 yaheze ku ziko yagize gutya. Nyamara si we wanyuma si we wa mbere kandi ejo hese uhazi yamuhaye umwuka nabigenza gutya nejo nawe akagira ishimwe ntukanihebe cyane amakuru meza mba ntangaza nuko nabyutse bikemera nuko ndi guhumeka bigakunda nuko byagenze gutya nuko agaciro k'ubuzima nabashije kugasobanukirwa ariyo mpano nahawe ibindi
ibindi byose ni accessoire. Bategereza akazi, bategereza abagabo kugeza uyu munsi ntabyo bahawe, ariko ntabwo wabaca intege kuko iyaguhaye niyo yabimye niyo yaguhaye, kandi bafitiye umugambi kizagera nabo bagira amashimwe nyuma ya babe cyane menda bari muri se, so nta mpamvu yo gucika intege. Nukuri. Hanyuma tugusanze navuga ku kazi. Hari benshi bari bwibaza ati none ahantu baganiriye ese ni hehe, n'abagukurikiye baribaza ese Aline ahantu hakora iki niba atari ibangana. Hano ni ku kazi, ni imwe muri office mfite. Hano ni fondation yitwa Ndimubi organization, aho dukora ibikorwa, aho iyo mpicaye ndishima kurusha uko nicara ahandi mu bindi kozi. Hano mpabonera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza yanyu imenywe na buri muntu wese. Imana yashyize ku mutima ibintu byitwa ineza, siko namye siko navutse, ariko Imana ishyira ku mutima bino bintu, numva ndashaka gufasha umwana. Umubyeyi uri mu zabukuru dufasha abana, umubyeyi uri mu zabukuru tugafasha abantu bamwe namwe kwivuza, ariko Imana uko tukomeza kuba muri office niko tugenda tubona ibishyashya. Dufite abakobwa bacu b'imizawadi ya Africa, hope for tomorrow, like babyaye, ese uwo mwana wabyaye umujugunye, ese kubera ko udashobora kumuha umwanya wo kumwumva. So hano rero dukora ibyo bintu bitandukanye, tugira gahunda zitandukanye. Kuwa mbere nyine bari meeting yo muri office, kuwa kabiri tukagira kumenya amakuru, kuwa gatatu harya kuwa gatatu niki, kuwa gatatu tuba twagiye mu connection, kuwa kane tukagira mvura nkuvure n'ikiganiro duhura, ufata appointment. Ushobora kubura ahantu kabisa byanze, ariko buryo yunganiriza ibyawe nanjye nkabyumva mba ndi gukira. Mvura nkuvure kuki ushaka kwiyahura ngo ino nguherekeze ngenzi n'ahantu heza biyahurira. So iyo nsanze hano ndagufasha, turafashanya. Buryo umuntu ushaka kwiyahura burya ntashaka gupfa, ahubwo ibiri muri we yabishyize muri prison nyinshi, arumva ashaka ko bijugunye ariko ntashaka gutakaza ubuzima. Ariko ikintu ngira uwo muntu igihe cyose ndamubwira ngo nyuma y'ibyo uri gucamo shyiraho virgule n'iki akitso, shyiraho akitso, kuko nyuma y'akitso histoire irakomeza. Ariko abantu benshi hari igihe bazi ko bagomba gushyiraho akadomo, kandi ushyiraho akadomo n'Imana yakurebye. So hano rero turakumva tukaganira, ago dufite ibya mirenge ariko dufite bombo, dufite amazi yo turasangira wishare. So Imana igenda idufasha rero. Umuntu akavuga ati munaza muri mfura nkuvure muzamumpere igitenge, umuntu aza hano avuga ati nta mwenda ngira. Niyo mpamvu hano tuba dufite turashishikariza abantu. Ushobora ufite ibintu byinshi kandi byiza, ntabwo twakira ibintu bibi. Urabizana ko duhura n'umuntu akavugasha ibaba wereba zino repusi, ibyo bihumbi 10 y'umujyanye muri salo bakamushima mu mutwe, n'umugore nkawe shana we yabikunda arishima akavuga ati akwindakize. Harugera hano akavuga ati subunziga, ukamubwira ati subun ushaka kwiga iki, ati hari igihe ati nshaka kwiga ibintu byo guteka igikoma. Ndabibona hano. Mu by'ukuri uwo muntu utekereza se yuko mind hari umuntu usiga guteka igikoma, ariko araza ukamubwira ati yo kihese, ati ukuntu agakoma karyoha. So iyo umuhise umukorera igikoma ukamuhara kubwira ati wati igikoma ariko ni ibintu bisanzwe kukimwe. Abantu bafite ibintu bigiye bitandukanye. Iyo uhura n'umuntu w'umugabo yaba yicaye muri bisi akavuga ngo asikiba kinyweraho, igikisa atekereje isukari ko ntayo. Ntago tugomba kuba abantu bavuna abandi. That's why nubona umuntu ujya ubona agaciro, umuha agaciro, uha agaciro buri muntu wese, uha agaciro wa wundi gutwaza ku isoko, uha agaciro wa wundi kugaburira, uha agaciro gutekera, uha agaciro umuntu gufungurira gate, uha agaciro everybody, kubera yuko turuzuzanya. Hano rero bitwigisha kumenya umuntu, bikatwigisha mbenda unyemerere mbwira abantu bakufasha akazi ko mu rugo. Ufasha umukozi wawe ugutekera. Ngiye mpura n'abakozi benshi baza kwihana, kambwira Gahongaye twazabonanye, akaza uko nzakwakira uko niko nzakira ukomeye. Iyi tapi n'izi decoration nayikoreye kuva kuri hasi kugera kuri hejuru. Harabaza karuka tukabikuraho neza. Hari igihe se uhura n'umukozi akakubwira ati ngiye Imana imbabarire, sibite ati ibiryo bya mabuja nkiramo ibimyira. Ndabifite raporo hano. Kubera iki? Ngo kugira ngo barye nyari nge wabitetse, mabuja akaza karura agashyira ku meza agatambira ngo murya kawunga. Nta kibazo uzakomeza unywa isosi irimo inkari, urya inyama zirimo ibimyira. Kubera iki wamutaye umutima mubi. Ariko n'umurema mu mutima mwiza, value
agaciro uzamuha niko gaciro azagushyira ku isahani cyane, kubera ko mu muntu harimo kamere muntu mbi y'ubugome. yego, ariko ubwo bugome uzabuhoshya ute? mwubahe, nakora ikosa umushyire ku ruhande wumve ko nawe ukosa. reba nawe boss wawe agucuritinze nk'uko ucuritinga umukozi wo mu rugo. So niyo mpamvu rero nshaka kubwira abakozi bo mu rugo, mwihangane, mwokabyarame, mureke gushyiramo ibimyira, mureke gushyiramo icyuya, mureke gushyiramo ibyo myanda yose. Mumbabare mujye muzabasi tuganire, nge niyemeje kubaha agaciro, niyemeje kubakunda. Wabibonye wari wicaye hano umukozi wanjye, wabonye amagambo namwandikiye. Si uko tutavugana, Jeanette, ariko at the end nkamubwira Jeanette I love you, ndagukunda. nkabibona ko akeneye kaga selfie tukagafata nawe nkamufotora muri snap akishima. kubera iki? niwe trésor mfite. Rishari wo mu rugo niwe ndamuseshe wabaye iki kutishima? Ati nta kibazo da turumva. kubera ko nzi neza ndataha nasabye nishadashanje ata mama yake none uyu munsi namenye byo kuri YouTube. Just niwe nshuti mfite kuko amenyerinda. Yego rero subira inyuma urebe yuko uriya muzamu ujye uvuga ngo kigeze he, ko cyatinze gukingura. umva afite umugore umwita sheri, yego, afite umwana umwita papa, niba ataranabagira azabagira. reba nawe umugabo babakita ngo kiri hehe, kandi agataha ukamuha ukimwita papa. ujye umenya ko uwo muntu ameze nkawe cyane. Tugire ikintu cyo kubahana, ntundebere mu kazi nkora. uyu munsi ndi muri office, ejo naba ndi mu murimo, ariko urebe byibuze ko nagize na courage yo gukora. Kubahane kuko hano duhura n'ibintu byinshi cyane. Waruma akablage keza urambwira uti hari umumama abwira umukozi we ngo ateka aririmba amakorasi, yaceceka ati kucecetse kugira ngo atarya inyama, kubera ko nyine naceceka aramenya kamizi. ibaze ngo ariko ni creativity we cyo ko zabakora Imana ibaho umugisha. Nzi ko akibagiwe kaya kantu nasetse umva akibaze nkawe umuntu utekereza gutyo. So no kuvuga ngo duhane icyubahiro, niba uri hano ni icyubahiro nguhaye kubera ko urakoze. ibiri mu mutima wanjye biragera kuri benshi, sibyo? So I respect you, ndarespect umuntu uri kuri kamera kuko bishatse yagerekana ikirenge cyonyine, nkavuga gutya ikirenge aricyo kigaragara, cyangwa se igishusho kibi, cyangwa se agafata agashyiraho emoji kajya ngaragara gutya. ariko hariya kunyuba akavuga ati reka nshakire mama yake agashusho keza. So tuba abantu bubahana n'abandi bantu bafite abana mu rugo. Nukuri hano ibyo nakira byanyigishije ibintu byinshi, nkajya mvuga kumbi umuntu akavuga ati ngiye mama na papa ntago banyubaha. Ese sheri ukeneye ko bakubaha gute? Ati no, ntago ndi wa mwana bakibwiza amarenga shwishwishwishwe. ndabibona ko bafite conflict hagati yabo. Ninde shuti yabo se? ni ngewe mugozi hagati yabo. Nibambwire bareke kumpisha, kuko nibampisha nanjye mfite ibyo mbahisha. uri umubyeyi w'umumama, ntushobora kwiganiriza umwana w'umukobwa wafunguye amabere umubwira uti sheri sexe ni gutya babikora gutya. niyo mpamvu benshi bagenda bakaba bafite icyo kintu, mumwere kumganirize kuri sex. Ali urakoze. utumye hari umumama twaganiriye wisaha ufite umwana w'umuhungu ageze nk'imyaka 18. wamugira inama yo kuba yajya gusambana, ukamubwira uti wenda agakingirizo gakoreshwa gutyo, ukaba wanakamugurira. Gasaro TV.